Rwanda rwiza rw'abanyarwanda, Rwanda rwiza rwa Gasabo, Rwanda rwiza ngo byiduhetse. Reka ngushime ukwiye gushimwa, reka nkurate ukwiye kuratwa, reka ngukunda ukwiye gukundwa, ni wowe Rwanda dukunda twese. Genda Rwanda rwacu uri rwiza. Mubyeyi mwiza ubereye abanyarwanda, mubyeyi mwiza ubereye abanyarwanda, watubera umubyeyi duhuza n'abanyarwanda batari baziranye baramenyana, utuvana mu bwigunge. Mubyeyi wacu turagushima, mubyeyi mwiza Paul Kagame. Nta cyambuza kugushima ngo ndate ibigwi byawe. Wakuriye umugozi ukomeye cyane, umuyobora ahunga amashanyarazi araka, wicara atekereza usanga umukene muri uru Rwanda agomba kwitabwaho, utegura umushinga witwa Gira inka Munyarwanda ndetse n'ubudehe. Ubu abana bacu bamerewe neza, bwaki yacitse iwacu burundu. Mubyeyi mwiza Paul Kagame, ibyiza wakoze birakuranga. Niba kujya uhagaze kuri radiyo Rwanda maze ukavuga ijambo ryiza cyane rikuye ku mutima ko umunyarwanda agomba gutura aho ashaka. Wabohoye abari baboshe, turagushima. Mubyeyi wacu, waje uri igisubizo cy'abanyarwanda bose. Nzakurata mu bakurata, nzagushima mu bagushima, nzagukunda mu bagukunda, kuko uri umubyeyi ubereye abanyarwanda. Mubyeyi mwiza Paul Kagame, ibyiza wakoze ni byinshi cyane, nawe vanga birangiza. Wahagaritse jenoside, uzana umwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, uha abanyarwanda uburyo bwo kwambara inkweto ngo badasitara, utuzanira mituweli dusanga ubwisungane mu kwivuza, ubuyobozi bwiza bwegereza rubanda, maze uha ubwisanzure abagore bose mu rwababyaye. None rero abanyarwanda, abanyarwandakazi, nimure dushime nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu bikorwa remezo yagejeje ku banyarwanda bose. Yatwubakiye ibyumba by'amashuri kugira ngo abana bacu bige bavaho mu bumenyi n'ubwenge, atuzanira imihanda itagira uko isa, maze by'akarusho atuzanira amazi meza kugira ngo abanyarwanda dukunde tugire amagara mazima. Turabigushimiye mubyeyi wacu. Mbe abanyarwanda, abanyarwandakazi, nimuze dushime abayobozi b'igihugu cyacu bo badahema kutwigisha uko twakwirinda icyorezo cya COVID-19, dore ko cyihinduranya uko gishatse. None rero abanyarwanda, nimuze twihatire gufata inkingo za COVID-19 mu nama duhabwa n'abayobozi b'igihugu cyacu, tubumvire. Amagara araseseka ntayorwa. Nimuze dushime kandi dukurikize inama duhabwa n'abayobozi b'igihugu cyacu, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, twambara agapfukamunwa neza ngo tubashe gutsinda icyo cyorezo. Turabashimiye bayobozi bacu. Ngabo z'u Rwanda, ntwari z'u Rwanda, turabashimira mwabaye intwari kuba mwaragaruye amahoro mu Rwanda abanyarwanda bari baratakaje. Turabashimira umutekano mwabungabunze, mwagaragaje ubutwari, urukundo n'ubupfura, ariko mufite uwo mubikomoraho, bo barangaje imbere, uwo ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yogahoraho. None rero ngabo z'u Rwanda, reka mbibarize ni abanyarwanda, twabuzwa n'iki kubakunda kandi muturindira umutekano? Mu mahanga barabakunze kandi barabemera, twe twabuzwa n'iki kubemera? Ibikorwa by'indashyikirwa mukora birabaranga, twabuzwa n'iki kubakunda no kubashyigikira? Mu bihugu byinshi mwagezeyo muhashakira amahoro n'umutekano, ndavuga cyane cyane Darfur n'ahandi. Si ibyo gusa mukora ubutabazi bw'ingeri zose. Ngabo z'u Rwanda, mukomere mukomeza kubungabunga ubusugire bw'igihugu cyacu kandi cyanyu, Imana ibafashe cyane. Ngabo z'u Rwanda, turabashimira mwabaye intwari kuba mwarateguye urugamba rwo kubohora abanyarwanda ngo batahe mu rwababyaye. Turabashimira kuko mutavunikiye ubusa, mwagaragaje ubutwari, turabashima. Mashinigani muratatakisha mitrailleuses, murazishikamire babe bayise inzirabwoba, murabajujubya mubatesha umutwe, maze mutahana intsinzi mu rwababyaye. Sinaragiza ndashimye abayobozi b'igihugu cyacu muri rusange batabonye kutwigisha uko twakwirinda icyorezo cya COVID-19, dore ko cyageze mu Rwanda. Bamwe bazi ko umuti cyageze mu Rwanda abanyarwanda tuzapfa tugashira, ariko batazi ko Imana yiri guhande igataha i Rwanda. Turabashimye abayobozi bacu, mwaturwanye, mwatugiriye neza, Imana ibaha umugisha. Uri umubyeyi, uri intwari, nutinya urugamba, utabara mu bambere, uri intore ibarusha intambwe, uri inyamibwa mu mihigo. Uwo ni Paul Kagame yogahoraho. Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Emmanuel, umudugudu wa Gashora, akagari ka Nyakagara, mu murenge wa Rukomo, akarere ka Nyagatare. Umunsi mwiza kuri mwese.